kuko nzi yuko mwese muza kuza kumva message neza. Inyigisho yo kuri uyu munsi turaza kuyisanga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Pastor Nyasa be hafi kugira ngo aze kuza kudusomera. Jena ngiye nyandika mu cyongereza. Yes. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 20. Badusomere mbabahageze. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo bita kumvira. Amen. Obedience. Kumvira. Imana isaba yuko tuyumvira. Muri mu Efeso 6 umurongo wa mbere Bibiliya isaba abana kumvira ababyeyi babo. Kavuga ngo bana bato mwumvire ababyeyi babo. Ku kazi Bibiliya gusaba ngo mwumvire ababayobora. Mwumvire authority, mwumvire abantu babayobora. Iyo tuje mu rugo Bibiliya ibwira abadamu ngo mwumvire abagabo babo. Bagabo mukunda abagore banyu, ariko bagore namwe mwumvire abagabo banyu. Mububahe. Iyo tuje mu ijambo ry'Imana, iyo tuje mu bwami bw'Imana, abana b'Imana basabwa kumvira umwami wabo. Umwami wese akenera icyubahiro. Umwami wese akenera ko abantu bamwubaha. Umwami wese, nta mwami ubaho. Oh, hallelujah. Nta mwami ubaho utagikenera ko abantu bamwubaha. Abami bose aho bava bakagera baba bakeneye ko abantu bamwubaha. Umwami Yesu rero nawe asaba ko tumwumvira muri buri kimwe cyose. Tumaze gusoma ngo nimwemera, the willing, nimwemera mwarangiza mukumvira ngo muzajya ibyiza the best byo mu gihugu. Ntabwo ari ibyanyuma, aho niho ryajambo ry'Imana rizira ngo muzaba imitwe, ntabwo muzaba imirizo. So nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. The best of the country. Ibyiza ni ibyiza byose byo mu gihugu. Abantu bumvira kandi bakuba nibo bazabijya bonyine. So ijambo rero ngo nimwemera, icyambere kwemera hazamo amagambo abiri. Kumva. Hallelujah. Ukumva ugatega amatwi, warangiza ugakora ibyo wumvise ukabishyira mu bikorwa. Icyo gihe bituma urya ibyiza utariye ibisigazwa, ukarya the best, ukarya ibyiza byo mu gihugu. Umuntu wa mbere icyambere ikintu yasabwaga kwari ukumvira. Ntabwo yasabwaga guhinga. Adamu na Eva ntabwo basabwaga guhinga. Ntabwo basabwaga kujya ku kazi. Ntabwo basabwaga kujya mu ishuri ngo biga kugira ngo bazabone uko babona akazi. Oya. Basabwaga gusa kumvira icyo Imana yababwiye. Yarababwiye ibiti byose byimeza muzajye mubirya, ariko iki giti kimenyesha ikindi kintu ntimuzakiryeho, kuko nimukiryaho muzapfa. Mu yandi magambo, Imana ni nkaho yari yahaye Edeni umuntu ingana kugenda tuvuge ngo iyi ni Edeni. Irangije iramubwira ngo hano hari umwobo ujyana mu rupfu. Ndakwinginze ntuzajye uhagendera, uzajye ugenda ariko ntuzajye ukandagira wa, kuko umunsi uzakandagira aho hari uzaruhuka. Adamu na Eva ntabwo cyari igihano Imana yari yabahaye, ahubwo ni inama yari yarabagiriye. Oh, hallelujah. Ni inama yabagiriye yo
ntibigeze babyumva, ahubwo bumviye iki? Bumviye Satani, bumvira ijwi rindi ritandukanye n'iry'Imana, bituma bagwa muri wa mutego batari bazi. Ibyo ndumva ndarabibabwira. So rero ikintu cya mbere Imana idusaba mu buzima bwacu ni ukumva ibyago isi iri guhura nabyo, ibyago umwana w'umuntu ari guhura nabyo, byose bishamikiye mu kutumvira. Umunsi isi yose ishaka kuzafata igihe abantu bakumvira ijwi ry'Imana, bakumva icyo Imana ivuze, bakagenda mu murongo w'uko Imana ibishaka, uzabona amahoro atangaje azabavuza. Ibyinshi ibitego byinshi cyane twavuye, icyatumye tutagira aho tugomba kugera ni ukubera ko tutigeze kumva carefully the instruction of the Lord. Instruction dukura muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ko tugomba ngo je Imana ijya kubwira Aburahamu ngo genda ujye mu gihugu nzakwereka, va mu gihugu cyawe usige inzu yazo, usige buri kimwe cyose, ujye mu gihugu nzakwereka. Yashatse kumubwira ngo so nari namubwiye ngo ave mu gihugu cya Uri y'Abakaludaya ajye i Kanani, kuko nagera i Kanani nawe azaba akugejejeyo, azaba yamaze kukwinjiza mu migisha. Ngo yageze i Harani aturayo, uza gusoma mu Itangiriro 11 na 12. Akimara guturayo apfirayo, Imana ihamagara aho ngaho Aburahamu ngo vamo aho ngaho sapfiri ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yagombaga kugenda urugendo rwo Imana ntabwo yigeze imubwira aho azaza, ntabwo yigeze imubwira ngo va hano ujye i Kanani, no, yaramubwiye ngo va hano, nta information zindi usabye, ujye mu gihugu. My goodness, hallelujah, amen. Vahaguruka ujye mu gihugu nzakwereka, nta zindi komantere. Nubaze ibindi ngo biza wowe ugende mu gihugu nzakwereka gusa, nuzaramuka ugize amahirwe yo kugerayo nzaguha umugisha, uzogeza izina ryawe. Umuntu wese uzakuvuga wese uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, uzagusabira umuvumo nawe nzamuha. Agenda urugendo atazi,